Yes kabisa, ni igitaramo kirimo kiravugisha benshi cyane hano muri BK Arena, wo bita King James urimo arahatwika cyane hagashya ibyamamare byinshi cyane bikaza kumwihera ijisho, dore yuko ahanga muri BK Arena King James niwe munyarwanda kabisa uri gukora ikintu wakwita nkaho ari udushya, akamanukira ku migozi, ibintu bikorwa n'aba Chris Brown gusa. King James kabisa muri iki gihugu cy'u Rwanda ari gushaka kwerekana yuko icyo bita live performance kabisa ariwe uri hejuru. Ni igitaramo kiri kubera muri BK Arena nyuma yuko uyu nguyu King James asohoye indirimbo ari kumwe na Chris Easy, yahise atangira ibintu byo gukora ibintu by'ibitaramo kabisa, dore yuko ngo agomba guperforminga indirimbo zigera kuri 36 zose. Uyu muhanzi uririmba indirimbo z'urukundo benshi cyane bagahita bagira emotion, arimo ariziza imyaka igera kuri 20 yose amaze mu muziki. Kuririmba kwe cyangwa se indirimbo se ni benshi cyane zagiye zikurura, dore yuko ku mbuga nkoranyambaga uyu mugabo afite icyo bita akavagari k'abantu benshi cyane bamukurikira, batamukurikira gusa bitewe nuko wenda ngashobora kuba ari umuhanzi biri aho ngaho, ahubwo aririmba indirimbo nziza cyane. Izo ndirimbo rero zigera kuri 36 agomba kuziririmba mu minsi igera kuri 3 yonyine, dore yuko ubundi yatangiye gutangaza benshi cyane ubwo yamanukiraga ku mugozi abafana bagatangira gusakuza. Muri ibi bitaramo harimo uwo bita Miss Naomi, Rocky Kimomo, ibyamamare bigiye bitandukanye, dore yuko uyu nguyu King James yabihagurukije bakaza akwirebera ibirori byiwe kabisa muri BK Arena. Gusa kakanya King James, niba umufana kirira udutima muri comment, ubundi unankandire kuri subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabana muri ibi ngibi byose. Ubundi byose byatangiriye ubwo King James yasoraga indirimbo ari kumwe n'uwo bita Chris Easy. Iyi ndirimbo igatangira guhitinga mu gihe gito cyane, abantu bagatangira kwiyumvamo, wanyura ku mihanda hirya no hino kabisa ukumva buri wese arimo arayiririmba. Ni King James wagira ngo hari ikintu yaba yarahaye abafana be, gusa icyo bita umuziki wo waba waramuryoheye, ikindi kandi akaba yaranawukuyemo agatubutse cyane. Uyu mugabo ntagakunda kuvuga byinshi ku muziki we, gusa ibikorwa bye byose birakwihera kabisa. Yari yambaye neza cyane ubwo yarari mu kitwa nk'agakeji, imbere yako handitseho ngo imyaka 20 ya King James yaba amaze mu cyo bita umuziki cyangwa se muri iyi industry nyarwanda. Uyu muhanzi ikindi kikwereka yuko adasanzwe, reba yuko aterura akaririmba indirimbo imwe gusa ugatangira kumva BK Arena yose bari kuyisubiramo.
ni indirimbo zabaye ikirangiriye cyane ndetse benshi cyane bakaziyumvamo. Uyu nguyu King James aba arimo arabatamo hano muri BAK Arena ndetse akora n'igitaramo cyiza cyane ndetse n'abandi benshi kabisa. Uyu nguyu King James arimo arafatanya nabo.